mu izina ry'umwami wacu Kristo. Imana tugereza duhaye iki gitondo nihabwe icyubahiro mu izina ry'umwami wacu Kristo. Gucuruza uburyo umwete imureke duhaguruke dusome Yohana ibice ni 5. Barimo abafite ibiraro bamubure Yohana ibice 5 namwaje turasoma muri mambo z'ikiruhuko mwamu yitishe amaze dusomere turasoma izina ry'Umwami Kristo. Nukuri ndababwira yuko uwumva ijambo ryanjye akizera uwantumye aba afite ubugingo buhoraho kandi ntazacirwaho iteka, ahubwo aba avuye mu rupfu ageze mu bugingo. Nukuri ndababwira yuko igihe kije ndetse gisohoye ubwo abapfa bumva kandi bazumva ijwi ry'umwana w'intama, n'abaryumvise bazaba bazima. Kuko data afite ubugingo muri we, niko yamuhaye umwana ngo abugire nawe, kandi yamuhaye ubutware bwo guca amateka, kuko ari umwana w'umuntu. Ntimutangazwe n'ibyo, kuko igihe kizaza ubwo abazaba bari mu buturo bose bazumva ijwi rye bakavamo, abakoze ibyiza bakazukira ubugingo, naho abakoze ibibi bakazazukira ikigo y'iteka. Amen. Dusenge. Uwiteka Mana ishobora byose, Uwiteka Mana nzima, turishimye kandi turaguhimbaje izina ryawe n'abakiranutsi. Dushimishwe nuko udoreje iki gitondo, dushimishwe nuko Uwiteka turi imbere yawe, dushimishwe nuko twaryama tugasinzira wowe ukatubera amaso. Tugushimiye uzira ry'Umwami Kristo. Mwami Mana ishobora byose, ndagusabye kugira ngo ubanze twezeshe amaraso yawe, kuko ari ntahandi twagahawe ukuriza ibyaha ushyira mu maraso yawe, kandi akwinginze Uwiteka kugira ngo ubwo iri jambo ryawe risome mu matwi yacu, utubaremo ibyo kurya tugira ubugingo uzira ry'Umwami Kristo. Kuko byanditswe ko umuntu adatungwa n'imitsima gusa, ahubwo atungwa n'ijambo riturutse mu kanwa kawe. Niyo mpamvu twifuje Uwiteka kugira ngo dutunishwe n'ijambo ryo muri kino gitondo mu izina ryawe. Dufate utuyobore, utugire abawe, utubuze amatwi y'umwuka. Uwiteka mbigusaba neza kubikoze ni mu izina ry'Umwami Kristo. Amen. Ngiye kubasuhuza mu izina ry'Umwami Kristo. Imana neza kuduhaye iki gitondo nihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Dushimishwe nuko tubaze turi bazima, kandi nkomeye kubashimira n'igikorwa cy'urukundo mukomeza kugaragaza mu bafurere n'abase. Imana ibamugisha mu izina rya Yesu Kristo. Burya igikorwa cy'urukundo cyangwa se ukunda mwene data cyangwa se mushiki wacu bigaragarira mu bikorwa. Ibyo mwakoze rero mbere ko dukomeza, nabibashimiye mu izina rya Yesu Kristo. Naho mu magambo dusomye Bibiliya kutubwira ngo abazazuka bwa mbere nibo bazumva ijwi ry'Uwiteka. Bibiliya iratubwiye ngo kandi Bibiliya kutubwiye ngo ni ukuri ndababwira yuko igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abapfa bumva kandi bazumva ijwi ry'umwana w'Imana, n'abumvise bazaba bazima. Amen. Ni ukuvuga ngo kugira ngo abasigaye nabo bagerageze kumva. Bibiliya tubwiye ngo ni ukuri ndababwira yuko igihe kije ndetse gisohoye ubwo abapfa bumva kandi bazumva ijwi ry'umwana w'intama w'Imana,
abapfa bagira gute bumva. Bibiliya hepfo iratubwiye ngo ni nabo bazazuka bumvise ijwi ry'iki ry'umwana w'intama. Maracu bamugisha izina ry'umwami Yesu Kristo. Burya ni ukuvuga ngo hahirwa abapfa bumva ijambo ry'Imana. Mu yandi magambo, kuba warapfuye warumvise ijambo ry'Imana, iryo jambo ry'Imana ugapfana naryo, nirigenda ryo rizakugira gute? Rizakuzamura ukazuka. Bibiliya itubwiye ngo mu bazazuka abakoze ibyiza bazabihemberwa, n'abakoze ibibi bazagira gute? Bazabihemberwa. Burya imirimo dukora ntabwo iragirira. Marashi bamugisha mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Imirimo dukora tukihumuka umwuka wazima, imirimo dukora tukigendera muri iyi si ntabwo iragirira ngaho. Ni ukuvuga ngo iyo upfuye iyo mirimo wakoze hano ku isi igenda iguherekeje ukajyana nayo ikuzimu. Niba warakoze ibyiza ukazazukira ubugingo buhoraho, ariko niba warakoze ibibi ukazazukira gukorerwa mu isoni. Maracu bamugisha mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Burya rero ukuvuga ngo icyo bivuze ngo iki? Gutegura aho uzajya ugihumeka umwuka w'abazima. Tujyana. Burya ibikorwa dukorera hano ni ibitegura aho umuntu wese azajya, ni ibitegura ibyo umuntu wese azahembwa. Amen. Ubaye ukoze byiza, imikorere myiza, ibikorwa by'urukundo, ibikorwa byo gukiranuka, igihe uzatakira kuri iyi si uzajyana nabyo. Nta muntu uzaguherekeza, uzagenda wenyine. Ikizaguherekeza ni ibikorwa byawe. Maracu bamugisha mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Ibyo bikorwa wakorera ku isi ugihumeka ni nabyo uzazukana. Niba warumvaga ijambo ry'Imana ukarishyira mu bikorwa ni nabyo uzasinzirana. Burya ni ukuvuga ngo hari abasinzira ariko hari n'abapfa. Gusinzira ni iki? Ni uko warakoze neza ugasinzira ibikorwa byiza ukazazukira ubugingo buhoraho. Waba warakoze ibibi ukazazukira ucibwaho iteka. Maracu bamugisha mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Hari umudamu witwa Tabita Doruka yakoze imirimo myiza. Ndabusaba ngo yakoze intumwa, yakoze imirimo myiza, akagenda akaboha imyenda y'abantu, akaboha umupira, akaboha ipantaro. Muri makeya ibikorwa bye nuko yakoraga yaragaragaza iki? Abantu. Igihe kigeze arapfa, ariko mu gupfa kwe baradekara baravuga ati no, uyu muntu yadukoreraga ibyiza, none ntabwo tubyemeye pe. Kuba tumubuze kuba atakiriho, tugiye guhamagara umuntu, tugiye guhamagara intumwa tuzi yuko neza ifite kwizera muri we, afite imbaraga zo guhamagara Imana, uyu muntu agasubizwamo ubugingo. Baravuga ati no, ubwo Doruka yapfuye tugiye guhamagara Petero aze tumubwire ibyatubayeho. Biri kumubwira ngo ikutubwira ngo bamwaguye ikitaraganye batamubwiye ikimuzanye. Tujyana. Ntabwo bigeze bamubwira ngo mushiki wacu Doruka yapfuye none ngo mutuzurire no, ahubwo baramutumye ngo ihute, turagukeneye cyane byihutirwa. Akibageraho baramubwira bati mushiki wacu Doruka yapfuye ntakiriho, ariko iri koti nambaye ni wowe waridodeye, iyi patro kureba ni wowe wayidodeye. Badekarara bababajwe nuko bakoreye ibyiza atakiriho. Biri kutubwira ngo Petero arabaheza
amaze kubaheza yiherana nawe mu cyumba wenyine. Bibiliya ikutubwira ngo amurambaraho arasenga, umwuka w'Imana wongera umugarukamo. Umaze kumugarukamo aramufata, aramubashyira, aramubwira ati nguyu uwo mwari mwarabuze ni muzima. Amen. Ibikorwa byiza biravuga kuruta amagambo. Amen. Ibikorwa byiza biravuga kuruta iki? Amagambo. Kuvuga ngo ndizeye ntabwo ibintu bijya kugera mu ijuru. Kuvuga ngo nakiriye message, ibyo ngibyo bijya kugera mu ijuru. Ikintu cyakugera mu ijuru ni iki? Ni uko wumvise aya magambo ukayashyira mu bikorwa. Imana tubamugisha mu izina rya Yesu Kristo. Dufite akanya gatoya, ariko muri ako kanya mba nifuza kugira ngo tugerageze nibura dusome kandi twumve, buri muntu wese agire icyo yumva kandi n'icyo ataha. Mureke dusome igitabo cy'Abakorinto ba mbere. Abakorinto ba mbere, hari bamwe batamenya intuza, ni igitabo gikurikiranye n'Abaroma n'ibyakozwe n'intumwa. Nyuma y'ibyakozwe n'intumwa ni Abaroma, nyuma y'Abaroma ni Abakorinto. Abakorinto ba kabiri, Abakorinto ba kabiri, murebe ba kabiri ni ibice 5 umurongo wa 10. Abakorinto ba kabiri ibice ni 5 bereye ku murongo wa 10. Mwahageze? Ni igitabo gikurikirana n'Abaroma, ibyakozwe n'intumwa, Abaroma, Abakorinto. Namwaga simbizi, ariko ni byiza ko namenye n'ibitabo, kuko ushobora gushaka abashaka yo kiri ugahererwa. Kandi usome mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, kuko twese dukwiriye kugaragarizwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo, kugira ngo umuntu wese ahabwe ibikwiranye n'ibyo yakoze akiri mu mubiri, ari byiza cyangwa ibibi. Amen. Mana wacu bamugisha mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Twese dukwiriye kugaragazwa imbere y'intebe y'iki? Y'Imana. Twese tuzagaragara imbere y'imanza y'Umwami wacu Yesu Kristo. Tukujyana? Ariko nitugaragara imbere ye, Bibiliya iratubwiye ngo ibyo wakoze ukiri mu mubiri, ibyo wakoze ukiri hehe? Ibyo wakoze ukiri mu isi, ucyambaye umubiri, biri kutubwira ngo ari byiza cyangwa iki? Ibibi. Sibyo? Ibyo wakoze byiza cyangwa se ibibi ukiri mu mubiri, uzagaragara imbere y'intebe y'urubanza, uhembwe ibikoranye n'ibyo wagize gute? N'ibyo wakoze. Washobora gusamara sinkubone, washobora gusinda sinkubone, washobora gukora ibyaha ntagire umuntu ukubona, ariko ku ntebe y'urubanza naho uzabihisha? Ntabwo byakunda. Ku ntebe y'urubanza ntabwo wabigira gute? Ntabwo wabihisha. Hano uzabihisha ngewe umwarimu wawe, uzabihisha pasitoro wawe, ndetse wanabihisha na mama wawe na papa wawe, ariko imbere y'intebe y'urubanza rw'Umwami wacu Yesu Kristo ntabwo uzabihisha. Amen. Bivuze ngo imbere y'urubanza ibyo wakoreye mu bwihisho, bya bintu wakoze ntari kureba, bya bintu wakoze papa watari kureba, bya bintu wakoze mama watari kureba, bya bintu wakoze mugenzi watari kureba, bizajya official. Official kuri tabu isekara mwese turi kubireba, bizajya byandika n'ibireba, nureba
biri kutubwira ngo uzahuma amaso y'Imana. Ariko icyo dushaka kuvuga, dushaka kuvuga ngo sije ibyo dushaka kuvuga guhemba ibikoranye n'ibyo bivuga n'ibyo wakoze, sibyo? Guhemba ibikoranye n'ibyo bivuga gute wakoze. Bibiliya ari ibyo uzabihemberwa, ari ibyo uzagira gute uzabihemberwa. Ni amahitamo rero ya buri muntu wese. Buri muntu wese ahitamo. Ntabwo uzajya imbere yanjye kuvuga ngo ariko ngiye mwisema, ushaka kumbwira ngo urahisemo kandi utaryo urahisemo. Ibyo uhisemo biri muri wowe. Tubiyana. Ibyo umuntu ahitamo biba muri we. Babajije umuhanuzi. Umuntu umwe yaramubwira ngo muri jyewe harimo ibibwa bibiri. Tubiyana. Ni ijambo babwiraga umuhanuzi. Kandi umuntu amubwiraga muri jyewe harimo ibibwa bibiri, kandi ibyo bibwa bibiri birwanira muri njye. Tubiyana. Kandi bikarwanira muri njye bishaka kugira ngo kimwe muri cyo gishaka n'ikindi ngo cyo gishaka. Icyo umuhanuzi yamusobanurira mu bibwiwe ngo ibyo bibwa bibiri biri muri wowe, icyo uzagaburira nicyo kizaba kikuyobora, icyo kizaba kigutsinze. Tubiyana. Ibyo bibwa bibiri byari muri muntu. Muri makeya ntabwo ari ko imba zari ziri muri we. Tubiyana. Ahubwo ni ibikorwa byarwaniraga muri we. Ntabwo tucyuzagaburira cyane rero. Ntugaburira Satani, uzabaye umukozi we. Ntugaburira iby'Imana cyangwa se ugakora imirimo myiza, uzabaye iki? Uzabutsinze kandi ubaye umukristo mwiza. Imana yamugisha mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Kora neza bigishoboka, sibyo? Kora neza bigishoboka, kuko hari igihe uzakenera ngo ukore neza bitagishoboka. Kandi mbabwire, abantu bamwe bahura n'ikibazo, yamagura n'ikibazo akabona akibuka ko Imana izi gute ihari, sibyo? Ariko ari muzima yigeze amenya Imana, ari muzima ntabwo yigeze avuga ati nyemerwa gusenga, ariko ahuye n'ikibazo atakingira atakambira Imana. Niba bita amatekirangoyi, ibyo bita amatekirangoyi ni uko wari waranze ikintu, ufite ubushobozi bwo kugikora ukagikora mu bihe bidakwiye. Imana acamugisha mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Ariko ibyo turiho turi kwiganira kuvuga ngo ibihembo biva mu mirimo wakoze. Ujyana ibihembo biva mu muntu wagize gute wakoze. None wakoze ibyo ukora uzimu wabihisha umutima wawe. Buriya ibyo umuntu akora byabisha iki? Umutima wawe. 22 kuba nasoza izanga kuko iminota nayo yatujyanye. Reka ifugira ngaha kandi cyane kubera yuko baturi kugenda muri korali abandi baririmba, ni kubona nkabona harimo n'abasohotse bakagenda, ariko nabyo si byiza, sibyo? Reka rero ngiye maze ashyira akakwasi gatoya, hanyuma dusenge dusanga abandi ahari.
hanyuma gusenga tujya amateraniro y'abakuru izina ry'umwami Yesu Kristo. Uwiteka Mana ishobora byose, Uwiteka Mana nzima, turagushimye kandi turaguhimbaje, izina ryawe riragucyubahiro. Dushimishwa nuko utubara ibyo kurya byacu byo muri kino gitondo, Uwiteka ushimirwe mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Itara cyacu kandi Mana ishobora byose, twumvise yuko Uwiteka abakora imirimo myiza izagenda ibaherekeje, ndetse Uwiteka abapfuye bumva aribo bazazuka ndetse bakumva ijwi ry'umwami Imana. Nawe ndagusabye kugira ngo uduhe imikorere myiza, uduhe kugira nk'ijambo ryawe mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Mwami Imana, Mana ishobora byose, uturinde gukora ibyo kamere yacu yifuza, ahubwo uduhereze kugira imbuto z'umwuka. Kandi ndagusabye Uwiteka kugira ngo ubereze abakobwa n'abahungu bawe mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Mwami Imana, Mana ishobora byose, tugiye kuvanga tujya mu iteraniro ry'abakuru, nawe ndagusabye Uwiteka ngo tugenderere, kandi akwinjize kugira ngo uduhereze amatwi y'umwuka, kandi akwinjize kugira ngo Uwiteka ukomeze Mwami, dukomeze mu rugendo rwacu rugari wawe mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Irabumvisha amagambo yawe rero, kandi ubakomeze imitima, kandi ubahereze gukora imirimo myiza nk'uko twumvise mushiki wacu Doruka waherekejwe n'imirimo ye, iyo mirimo igatuma azuka. Natwe Uwiteka iyi mirimo myiza dukorera muri iyi si, Uwiteka abariza duherekeza mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Udubane natwe kandi utuyobore, utugire abawe, utugire uko ushaka, bigusabirize kuko ziri mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Amen.